and salute when I see President Tshisekedi. Nagira mbwira abavandimwe n'abashiki banje bo muri Kongo ko iyo mbonye njya mpaguruka ngatera salute buri gihe iyo mbonye Tshisekedi. He is my big brother. iyo Twitter singa ntuza kandi bakamena ikiyoni bamwumvishe Muhozi. Iyo Twitter ya Muhozi yababwiye ati twatangiye gukura ingabo zacu muri Rubero ati kandi turi kubikurayo ku bufatanye na FRDC rabizi ati kandi buri gengewe yo ngeze imbere ya Tshisekedi ndahaguruka ngakubita salute kuko ni brother wanje, big brother kabisa. Uri kubyumva neza? Ubu nicyo ashaka kuri Tshisekedi mu magambo make, icyo ashaka barakimuha pe. Mu magambo make uzi ikintu Muhozi yashakaga gukora. Ibihuha byari byabaye byinshi bivuga ngo AFCM 23 iri gukora withdraw muri Rubero, bavuga ngo RDF ngo yatangiye gukora withdraw, abaturage batangiye gukuka imitima, batangiye kubabeshya ngo bagiye kubasiga bonyine. Please, nta ngabo za RDF bazibeshyeraga barabeshya, nta ngabo za AFCM 23 zigeze ziva Rubero. From today mubimenye ibice byavuwemo n'ingabo byari birimo ingabo za Uganda, ntabwo zari AFCM 23. Ubwo no kuvuga ngo confusion no kubesha abantu kuri radio muve mu rujijo. Ikindi iriya video ntabwo ishobora kukwereka ngo ni RDF ni AFCM 23 cyangwa ni UPDF video ku kilometre cyangwa se ngo ni FRDC. Aka video karataratambye abantu bagahita baza bagahizina ngaba nabangaba ko mwabonaga bagenda. Mwari muzi bagiye basi se mwari muzi bavanye, mwabonaga bari kugenda ikinyuma nyuma kugira uvuge ngo basubiye inyuma. Kubona umuntu agenda kuki sahubwo atabari ntuza ideployinze. No igitangaje abatangaje izo nkuru zose uzisuruse ni ibitangazamakuru byo muri Kongo. Niko gashya kagaragaye muri nama kwa Rukubereka Irobo. Sophie Lego. Ikindi iriya nama yari yitabiriwe n'abagore baba perezida bari mu bihugu bikiri inyuma mu bijyanye na technology na ICT. Abana muri ibyo bihugu bakiri inyuma batiga neza bifashishije ikoranabuhanga n'ibindi. Mbese umugore hahandi umugore yasigaye inyuma. Umva nkubwire sinzabona abonye banditse ngo Madame Nyakuba Jeannette Kagame ngo birababaje kuba ari we mu karere kose utitabiriye iriya nama. Iriya nama yitabiriwe n'abagore b'ibihugu bibiri muri aka karere dutuye bikiri inyuma muri ICT, bikiri inyuma mu burezi, aho abana bafite uburezi bukiri hasi. Undi mugore ukomeye wari uyirimo yari Judith Macron, muka Emmanuel Macron. Uri kubyumva n'abandi bagore. Ikindi kandi nta mugore wo muri Tanzania wari uriyo, nta wo muri Kenya wari uriyo, nta wa Uganda wari uriyo. Uri kubyumva hari yonyine uwo Burundi n'uwa Kongo gusa, kwari kugira ngo barebe uburyo bateza imbere nyine urwo rubyiruko muri ICT. Ibyo bari kubibigisha mu gihe u Rwanda ni hub ya ICT. Genda samuratsinze icyo wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira. Ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuherano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha. Ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Hoteli. Urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fabula Hoteli ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera.
TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fablote. Wadusanga aho dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 079 12 40 Fablote, igisubizo ku batugana. Yes, muraho nanone abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi kuri Urugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Turabasuhuje twizera ko aho muri hose mumeze neza. Natwe tumeze neza cyane. Ni Sam Gakire Robert sympathique nawe arahari. Sempa amahoro. Amahoro Samu. Nizere ko nawe umeze neza. Nanjye meze neza cyane. Yego. Ndashikamye. Byiza cyane. Ngomeye ngamabuye. Byiza cyane ubwo wameneshwa inyundo. Ngamabuye. Ngoma hano ariko kubera wanakoreye yo buriya. Arura rurimi rwa hariya mu majaruguru. Uba nko kuri radio. Nari ngiye umuntu yaguhamagara ugashaka umusemuzi. Oya? Wari umaze kubimenya. Urabyumvaga? Maze ntumvishe na cya gihe umuturage ari kugezaho his excellence ikibazo ngo zaribona na mukanga hango ngo banyiciye umwana. Muzehe ati aba muri hafi mufashe kubyumva. Ahubwo se ngiye ko kurizana n'ubu ntarabyumva. Banyiciye umwana karibona mukanga ngo nanuza bose akabavuga none. So byanditse simvugo z'uturere harya. Yego. Nabira birasanzwe cyane. Wari ubizi ko kera ku bwa Habyarimana ngo everyone was very proud yo kuvuga rura rurimi. Hanyuma nicyo bita iki buriya rero biratandukanye. Ikiga. Hari ikigoyi, hari igikiga, hari igikiga n'ikirera. Bari abavuga cose ni bande. Bagenda babyita cyita igikiga. Yego. Hari ministre wamene bumwe niwe wavuze uko ngo yiga ubutare muri kaminuza muri jenoside ngo everyone was very proud. N'abandi babizi batubwire uko babyita. Yego, mudusobanurira umuntu bizi neza birimi biratandukanye. Gusa hari impamvu iri understandable. Kuba yaratanze minister wa mine bumwe Jean Damascene. Kuba yaratanze urugero ko muri kaminuza before genocide ko ariko byari bimeze birumvikana. Impamvu kandi ari ibintu byumvikana byinabyo kubyumva abayobozi bose niho baturukaga kandi bakunda gukoresha akazi. Urumva n'abayoboraga niyo kaminuza benshi wasanga ariho baturuka bakoresha urwo rurimi. Donc gusa urwo ariko iriya mvugo ntabwo ikwiye kuba ari nayo ibikibazo. Ndikwiye no kuba ikibazo. Ariko ikinyarwanda ku bantu babizi neza kugira ubyumve hari nk'amagambo gesho gukoresha. Ndagira ngo banze ubyumve neza. Ni imvugo z'akarere. Yego. Ariko ni ikinyarwanda. Yego, ni ikinyarwanda. Ndagira ngubwire ko zose zibumbiye muri cya kinyarwanda cyacu. Kuko abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe. Mu Giswahili twiga indimi turi kwiga uburyo Igiswahili cyaje nizo bitaga ngo lahaja. Historia ya Kiswahili, chimbuko la Kiswahili, chemchemi ya Kiswahili. Unakumbuka? Nakumbuka zile lugha zote. Uburyo Igiswahili cyaje kigenda ebana. Urumva ari indimi nyinshi bagiye bahuje. Wafanya biashara wa Arabu walitoka sehemu fulani wakafikia kando ya maji. None sasa basi bageze hariya basanga abaturage hariya bavuga indimi zitandukanye. Basanze bavuga indimi zitandukanye ziko twamaze kubyibagirwa dini gihe kirekire. Nizo zabagamo zarahaja bakavugira n'izindi ntibuka neza Ikikuyu sinibuka neza ariko noneho majority abenshi bakisanga mu Giswahili. Noneho baza kumera rero nk'abaganiriye bahuza izo ndimi nyinshi bemeranywa yuko Igiswahili ari cyo bose bahurizaho bakakiga. Noneho n'izindi ndimi genda ni nampamvu buri Kiswahili ni mchanganyiko ruha nyingi tofauti. Igiswahili ni ururimi ariko rukomoka ku ndimi n'ubundi nyinshi zitandukanye ariko n'ubundi hakabaho n'Igiswahili
Ibiri aho ngaho. niyo ari biswahili kibamo hari sanifu kuna Iyo Swahili yigishwa mu sanifu. bigo by'amashuri hari shenge y'abanyakenya muri abanyakenya ntago bavuga Swahili sanifu Hari na Kingwana ya hehe. bana y'abakongomani Urakoze cyane. shenu turi kuba tunavuka amafrontiere Rwa munavuka amafrontiere bari bapeti mutere bana mapase ya bien macenga yabo sunayabona ukagatangira undi nawe kumva arabwiye nko mu Bugarama akakubwira ngo niko nakaraba miguru bana niko nakaraba miguru ngo sinisubira kidogo niko nakaraba miguru turikwenda ku isoko kugura imineke wana turenda kugura mineke ugasanga icyari imineke agahinduka mineke ugasanga ubwo cyageze Kamembe none iyo kivuye muri Kongo kirwaye kikagera none gihita kiremba burundu ngo sunitegereze kidogo bana sinakuya Winyibutsa cyagezwa ahirebe yani tunakita Kiswahili cha barabarani yani lakini tu umuhimu wa lugha ni kupashana habari si unajua unaweza kila bavuga ngo ni cha kuokota ngo niliona kwa macho karokota kwa mikono nana aliokota nana aliona si kwa mikono yangu si kwa macho yangu lakini nami niliona kwa macho yangu bara comedian bo muri ntuza barabahanga cyane bana yego turaje turinjiye tumeze neza cyane ngira ngo ejo ni mugorana nibwo abantu babonye amashusho ashize iminsi umurongo w'ingabo yego mu by'ukuri iyo mpamvu tujye tuvuga amakuru tunayasobanure neza abantu benshi tujya tukunda kubivuga iyo bashaka views bagira uburyo ahita abona nka video agahita yisanisha n'ibiri kuba agahita abeshya abantu yego abantu ndi rero mwamaze kubimenya ko turi mu bantu batihutira kuzana ama video kugira ngo muduhizo views ahubwo babanza kumenya keskese byagenze uti kuki iyi mirongo y'aba basirikari bari kujya he turanahamagara ni bande byagenze ute ni bande yego imirongo y'abasirikari rero yari umurongo miremire cyane bagenda n'ibikapu byabo biba birimo equipment zose bakenera bamwe bati RDF iratashye iri gukora withdraw iratashye hari n'abajya bakora inkuru bakashyira mu mitwe ati RDF iratashye ku gitutu cy'Amerika yego zunze ubumwe za Amerika bakuye ingabo barekuye uduce tugera ku 10 yego twose umuntu akibaza ati twabonye ingabo mbere y'uko ingabo za M23 zirekura umujyi wa Uvira twabonye kubona itangazo yego niryo ryabanje ritari fake news babisaba bivuga impamvu kubera ko dushyigikiye ibiganiro by'amahoro yego duhisemo gukura ingabo zacu mu mujyi wa Uvira kugira ngo twerekane dutere intambwe ya mbere twerekana ko ku ruhande rwacu twebwe dushyigikiye ibiganiro ibyo twarabibonye kugeza ubu nta withdraw cyangwa kurekura ibice byigeze bitangazwa ku ruhande rwa FCM23 izi ngabo iyi mirongo y'ingabo zigenda sympathique ni yabandi urakoze cyane Samu ngira ngo abantu bakomeje kugenda bareba ku ma YouTube agiye atandukanye mu bitangazamakuru bavuga ngo RDF iri withdrawing mu bice bya Rubero bavugaga ni Rubero bakavuga bati bari ku aka gace bari kuye naka abandi batari ko nyamara mu gihe baba baharikuye byagenda gutya na gutya bikaba bibi abandi baratangira ngo ibitura birambiye bya AFC 23 byo kujya ahantu mu kanya ngo turavuye mukajya ahantu mu kanya bati turavuye ariko ibyo AFC 23 ikora byose ibanza gusohora itangazo ikamenyesha ikiriho ikizwi nta pressure y'amahanga tuzi kuri AFC 23 none ikindi ntabwo ari uduce dushyashya yaba yarafashe kugira ngo bayisabe kongera kuhava ikindi cyanyuma na nyuma nshaka kukubwira Sam ibyo mwita RDF muri Kongo habayeho nuko RDF yataye ikava muri Kongo n'imbiriyo sikuriya yataha icyo cyo kinarangirire hano rwose ubundi n'ikiganiro nuko kiri gutangira ngo cyakwiye kuba kirangirira icyitwa RDF
kibaye kiri no muri Kongo si kuriya cyataha. Icyo cyo unyumve neza, si kuriya cyataha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, muri Rubero RDF ngiri gutaha ngo yabaga Rubero, iyo Rubero no, iyo ntabwo yaba ari RDF bro, ntabwo yaba ari RDF. Nta n'urwego rw'ubujiji no gutekereza guke RDF igira ku buryo yajya gukora withdraw iba yari ifite n'abasirikare muri Kongo ngo igaragaze ko bari no muri za Rubero. Rubero aryo bwo si Uganda iba si UPD ni hirya iyo ruguru bafate ko ari na hirya. Ubwo so u Rwanda ubwo nta rwaba rutarageze. Ariko urumva ikintu kiba kibiri inyuma. Ngenda tekereza ko n'u Rwanda rubaye rufite ingabo hariya muri Kongo rubikaba ngombwa ko rukora na withdraw, ndahamya ko izo ngabo z'u Rwanda zitaturuka ku birometero birenze 5 uva ku butaka bwa Kongo. Kuryo wambwira ngo bazagenda iyo za Rubero gute se u Rwanda rwaba rutekereza cyangwa izo ngabo zaba zifite ubwenge bwo gutekereza icyo kintu? Icyo ntigishoboka. Izo ni za propaganda zabo. Ntabwo bishobora gushoboka ngo bibe ari ingabo za RDF ziri gutaha, ntigishoboka. Nta nubwo bishoboka ngo zibe ari ingabo za AFC M23 kuko ntizishobora gusiga abaturage zitabivuze, zitanababwiye impamvu n'ikimenyimenyi, naho zigiye kuva zirabanza zikabimenyesha zikanavuga ko ibindi bitero bizaza bishobora kuzatuma zihagaruka gutabara abo baturage. Ntibashobora rero gutererana abaturage. Ikindi, nta tangazo riri officiel ku ruhande rwa AFC 23 ngo hamenyekane ikiri kujya mbere, kandi ibikorwa byose ni ibyaba bikubiye mu masezerano bagiye basinya, sibyo se? Nta n'itangazo ku ruhande rwa Kinshasa twigeze tubona. Kinshasa yishimira withdraw, kandi yabayeho Kinshasa igomba guhita isohora itangazo ikanagaragaza ko bavuye kandi igiye guhita kiyokipa nyine kugira ngo yereke abaturage bayo ko ibintu biri kugenda neza, ba bantu bari kuva mu bice bafashe koko. Turi kumwe? Yego. Mu magambo make, bariya basirikare wabonye bari gukora withdraw, ni bari na withdraw simbizi ngiye nayo mashusho ndi kubona gutyo kuko simbanzi iyo bava niyo bajya. Bibaye ari nabyo, icya mbere si RDF sinabasirikare ba AFC 23. Turi kumwe? Ahubwo au contraire, twebwe ntabwo ziri iramira ngo ntabwo twari twigeze tuyikora, ntabwo twari twayikozeho kandi twarabibonaga abantu bari kocyatsa bacyatsa ngo AFC kubanza gushaka amakuru. Ndagira ngo mbwire ko AFC hari ikintu nigeze nsaba hano, ndavuga ni igihe kirageze ngo AFC 23 ihindure strategy z'uburyo ikora n'uburyo itangamo amakuru n'uburyo amakuru yayo agomba gutangazwa. Ubu rero ndashima ko AFC yamaze guhindura strategy. Ntabwo umuntu wese uko yiboneye akigenda ngakubeshye ngakubwira amakuru ya AFC, basigaye bayahuha nk'uko bahuhaga abahuha yandi nyine bagenda baza babeshya gutyo gusa. Ubu niko bimeze. Ubu nuvuga ngo AFC itaragira iki gutangariza, ushatse wagenda gake. Rero au contraire, mu gihe ntigeze mbona itangazo rya AFC rya withdraw, simbona itangazo ry'ibyo babeshya ngo ni RDF iri gukora withdraw, bitanabaho bitanashoboka ngo ibikore kuriya bibaye binashoboka. Simbone n'itangazo rya Kinshasa yishimira ko hari uduce twavuwemo na AFC M23 cyangwa se na RDF nk'uko babivuga, bose simbibone. Ubwo nta kintu kiri kuba kuri izo mpande zombi, nta kiri kuba. Ahubwo rero njyewe niboneye itangazo ry'umugaba w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba avuga ko UPDF yatangiye gukura ingabo zayo muri Rubero, ndetse ku bufatanye na leta, ko na leta ya Kinshasa ibizi. Amayinga bivuze ko ziriya ngabo ni za Uganda, ziriya ngabo bari kubona ziri gutaha ziri kuva muri biriya bice ni ingabo za Uganda. Noneho umva n'ukuntu binahura neza. Bakubwiraga ko ingabo za RDF AFC M23 ngo ziri gukora withdraw muri Rubero. Urumva ukuntu binahura? Uganda ifite ingabo muri Rubero zakoraga iki? Banabizeranye na leta ya Kinshasa. Muhoozi kandi mu gihe cyashize yagiye guhura na Tshisekedi. Arangije Muhoozi hari n'indi tweet yakoze. Aravuga ati ngo tuzongera kandi kugaruka Kongo nikuraho uriya mu general uyoboye Ituri.
ngo kuko nta kigenda cye ni John Lubank Hasham urabizi ntajya yumvikana n'ingabo za Uganda yego nabyo Muhozi yabyanditse anashimagiza ngaho bidahagije reka ngusomera akantu ngaho bidahagije we Muhozi yayisaza aragira ati let me inform our 100 million brothers and sisters in DRC ati ndagira ngo menyeshe miliyoni y'abaturage abavandimwe banjye na bashiki banjye bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo miliyoni cyangwa banarenga miliyoni simbizi that I stand up and salute when I see President Tshisekedi. Ndagira mbwira abavandimwe n'abashiki banjye bo muri Kongo ko iyo mbonye njya mpaguruka ngatera isaruti buri gihe iyo mbonye Tshisekedi. He is my big brother. iyo Twitter singa ntuza urabyumva kandi bakamena ikiyoni bamwumvishe Muhozi iyo Twitter ya Muhozi yababwiye ati twatangiye gukura ingabo zacu muri Rubero ati kandi turi kubikurayo ku bufatanye na FRDC irabizi ati kandi buri gihe ngewe yo ngeze imbere ya Tshisekedi ndahaguruka ngakubita isariyuti kuko ne brother wanjye big brother kabisa uri kubyumva neza ubu nicyo ashaka kuri Tshisekedi mu magambo make icyo ashaka barakimuha pe mu magambo make uzi ikintu Muhozi yashakaga gukora ibihuha byari byabaye byinshi bivuga ngo AFC 23 iri gukora withdraw muri Rubero bavuga ngo RDF mwatangiye gukora withdraw abaturage batangiye gukuka imitima batangiye kubabeshya ngo bagiye kubasiga bonyine please nta ngabo za RDF bazibeshyeraga barabeshya nta ngabo za AFC 23 zigeze ziva Rubero from today mu bimenye ibice byavuwemo n'ingabo byari birimo ingabo za Uganda ntabwo zari AFC 23 ubwo no kuvuga ngo confusion no kubeshya abantu muve mu rujijo ikindi iriya video ntabwo ishobora kukwereka ngo ni RDF ni AFC 23 cyangwa ni UPDF video ku kilometere cyangwa se ngo ni FARDC aka video karataratambye abantu bagahita baza bagahizina ngaba nabangaba ko mwabonaga bagenda mwari muzi bagiye basi se mwari muzi bava mwabonaga bari kugenda ikinyuma nyuma kugira uvuge ngo basubiye inyuma kubona umuntu agenda kuki saho gataba ari ntuza ideployinze no igitangaje abatangaje izo nkuru zose uzisuruse ni ibitangaza makuru byo muri Kongo urabyumva yego source nabo influencer bo muri Kongo bagenda bavuga ngo RDF bakoze withdraw mu bice bya za Rubero donc nabo ubwabo kubona hari umusirikare ufunze imizigo asubiye inyuma avuye mu duce yararimo kuri bo ni AFC 23 ni RDF ntibari bazi ko n'abakongomani ubwabo ntibari bazi ko ingabo za UPDF arizo ziri muri Rubero abakongomani ntabwo bari babizi none se bari kuba bari babizi bakavuga ko ari RDF zitashye none se iyo Muhozi adashyira iyi clarification abantu bose ntibari bazi ko ari RDF ntibari bazi ko ari AFC 23 iri kuva muri Rubero abantu bose siko bari bazi none se ubu ngubu si Muhozi ushyizeho iyi clarification nyine ubu sibwo bigiyeho umucyo nta RDF na AFC 23 bari kuva Rubero ari nabyo ndi wubwira nti uzi ko byibura byari no gushyira abantu mu rujijo iyo baza ko batari kuba ko ngizo RDF na AFC 23 bakoze wizidoro muri Rubero abantu n'ubu uzi ko buriya yo haza kuba hatandukanye abantu batari kubyemera ariko kuva hose ari muri Rubero nta AFC ikaba nta butumwa yatanze leta ya Kinshasa ikaba itishimira ko bahavuye Muhozi akaba yatangaje biriya leta ya Kinshasa ikaba itamuvuguruje ibiriho n'ibya Muhozi niko kuri ziriya n'ingabo za Uganda si ingabo za RDF si n'ingabo za AFC M23 kora no gusetsa imikara kwari kunezeza imitima y'aba Kinshasa kwari kugira ngo bivuge ibigwi ariko kuki ibintu byabo bitaramba ariko nabo urumva ko ibintu byo kubeshya byo gutanga amakuru atari yo no kubera iki ariko bino nta nubwo urumva none ntago biri ari ikinyoma cya leta kuko leta yo ntiyabivuga izi ko n'ubundi yugarijwe ariko byose ni leta yabikoze leta izi ko abibonye bose ari RDF yumvikanishije mu baturage bayo ko umwanzi ari RDF ariko ibaze ko ejo nibwo turi kuvuga bya Denise Tshisekedi
bari kuvuga ngo nabaja b'u Rwanda ngo u Rwanda rwohereje ngo Sha, kumwica. byihorere. Ikintu cyose kibaye kuri Kongo umuntu umutekano we uri kurindwa na CIA na FBI ari kurindwa n'umutekano wa leta zunze ubumwe za Amerika, warangiza ukavuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo zinjiye muri hoteli ngo aho ngo yarari. Ibyo se ni biki? Ntabwo kusema kinyume cha ukweli, si kuvuga kinyuranyo cy'ukuri se nibyo bigira ibyo bivuze ukuri wowe. Kandi ikindi Samu, ibi byose ubona Kongo ikora nibyo gushaka guharabika u Rwanda. Nuvuga ngo Kongo yo yumvaga ko nimara kumera nk'igenda yisanga muri Amerika, u Rwanda ruzacibwa muri Amerika. Bo rero bagira ibibazo bakagira n'ibyago uko basitaye muri Amerika, twagiye gukora twose muri Amerika, basanga diplomasi yo mu Rwanda iri gukora muri Amerika yibereye muri deal nyinshi zigiye zinatandukanye. Urabyumva? Ibyo rero sinzi naho nabonye bari kuva kuri ya myenda bari abasore bagaragara muri ariya amavideo bari bambaye ko rari yambariye udupira tw'ingofero n'iki. Abana b'u Rwanda none se ufite ikibazo ku buryo bambara bari mu kazi kabo? Ni kuriye rwose. Utagira ngo urashaka kuvuga ngo bariranga, nta no mu Rwanda yo bambaye niyo bambaye civilian rwose urabareba ukabamenya, baba bafite ibyo bahuriyeho. So ibyo rero si byo bibazo kandi ntibinareba Kongo uko umunyarwanda yakwambara. Icya mbere ni uko ari abakozi bo mu nzego z'umutekano z'u Rwanda kandi batari bafite n'intwaro, kandi aho bari mu kazi. Uranyumva Sam? Uko niko kuri. Bira byose byo propaganda bagenda babeshya. Wabonye ko ya nama umugore wa Tshisekedi yatumiwemo yateguwe n'umugore wa Trump, Melania Trump, igeze ku munsi wayo wa kabiri iri kuba yasojwe. Yagaragaye ari kumwe n'irobo. Niko gashya kagaragaye muri iyo nama kwa rukubereka irobo. Sophie. Yego. Ikindi iriya nama yari yitabiriwe n'abagore b'abaperezida bari mu bihugu bikiri inyuma mu bijyanye na tekinoloji na ICT. Abana muri ibyo bihugu bakiri inyuma batiga neza bifashishije ikoranabuhanga n'ibindi. Mbese umugore hahandi umugore yasigaye inyuma. Umva nkubwire, sinzi abo nabonye banditse ngo Madame Nyakubahwa Jeannette Kagame ngo birababaje kuba ari we mu karere kose utitabiriye iriya nama. Iriya nama yitabiriwe n'abagore b'ibihugu bibiri muri aka karere dutuye bikiri inyuma muri ICT, bikiri inyuma mu burezi, aho abana bafite uburezi bukiri hasi. Undi mugore ukomeye wari uyirimo yari Judith Macron, muka Emmanuel Macron. Uri kubyumva? N'abandi bagore. Ikindi kandi nta mugore wo muri Tanzania wari uriyo, nta wo muri Kenya wari uriyo, nta wa Uganda wari uriyo. Uri kubyumva? Hari yonyine uwo Burundi n'uwa Kongo gusa, kwari kugira ngo barebe uburyo bateza imbere nyine urwo rubyiruko muri ICT. Ibyo bari kubibigisha mu gihe u Rwanda ni hub ya ICT ku mugabane wa Afrika. Ibyo ngibyo rero rwose baberetse ni robo. Ngira ngo babonye icyo ikora. Ndayishimiye Angelique, ndayishimiye nagera mu Bujumbura azababwira ko yagendanye ni robo, agatera intambwe ni robo igatera intambwe. Denise Tshisekedi azababwira ko yagendanye ni robo, agatera intambwe ni robo igatera indi ntambwe, akifotozanya ni robo. Ibyo ngibyo rwose. Ikindi bari abagore ku isi nzima, hari hahagarariye ibihugu 45 ku isi nzima. Isi igizwe n'ibihugu 45 na Afurika irabirengeje. Noneho abanyafurika nababaze ku mugabane wa Afurika yose bari 5. Burundi na Kongo birimo. Yego. Kurya ari inshuti. Utagira ngo mu 45 bari nabo ku mugabane wa Afurika bose. Oya. Ni bya bihugu nyine byari bikiri inyuma muri iyo nzira, muri ibyo bikorwa. Niho niba bifashe. Naho rero ikindi kandi nta hantu na hamwe byanditse, sibyo? Nta hantu na hamwe byanditse ngibikorwa umugore wa perezida wa Kongo yitabiriye ngo n'u Rwanda bibonekemo, ibyo Burundi yagiyemo uwa Kenya bibonekemo. Ibyo bintu ntaho byanditse. Kimwe n'abaperezida. Ushaka kumenya ukuri noneho mbisubiremo. Umwaka washize 2025 Madame Jeannette Kagame yari ari muri Amerika. Yayoboye n'isengesho abayobozi bose bakuru ba Amerika bari barimo na Trump. Icyo gihe ndayishimiye bari kumupfukamisha bamusengera perezida w'u Burundi. U Rwanda ruri ku rwego rw'uko rwo rugenda hariya rugiye kuyobora zira events.
ariko ntajye ndusenga nta kindi nafasha Burundi nabusengera. Uburundi nose ntibwugarijwe. Uburundi n'ubundi ariko buriya ntukagire ngo ntibusenga. Uburundi busanzwe busenga kandi busenga cyane, ahubwo icyo abarundi bakwiye gukora bakwiye kureka nka kura kwambaye haga bagasenga banakora. Donc bagasenga bakanakora bagakora bakanasenga. Bagakura abantu bakareka kumvisha isi ko ikintu cya mbere ari amasengesho cyangwa se ko bo ngara abakristo cyane kandi babishingira ku kuba birije abantu mu masengero badakora bakicwa n'inzara. Ya gayo nguko rero ngira ngo niyo makuru hari abantu bamenye ukuri kubera ko nta ngabo za RDF nta ngabo za AFC 23 zavuye muri Rubero, ni ingabo za Uganda byemejwe n'umugabo w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Uko niko kuri kwambaye ubusa, ukuri kose ni ku Rugendo Online TV na Inside Rwanda TV n'izindi, no kuvuga ngo nuko gahunda zimeze uko niko kuri. Asante sana turabakunda cyane, reka dufate uyu mwanya dukomeze tubategurire n'ibindi biganiro.